usibye umwanya amasaha twamaze hano umwanya muremure ubundi abantu bakwiye kuba barushye basinziraga mu ntebe aho bicaye ariko nibwira ko hagomba kuba hari intambwe yatewe imitima ko yabohotse kidogo kuvuga ukuri kwirekura ngira ngo birafasha bigomba kuba byadufashije rero twese nanone nagira ngo nshimire rero kuba twongeye n'izindi nshuro nyinshi duhura ku bitandukanye kuba twahuriye hano uyu munsi kuri ibi nagira ngo nshimire na panel ivuyeho bavuze ibintu by'amateka maremare yumvikana arimo ukuri arimo inyigisho twakwiga duhereye kuri ayo mateka atoroshye kuba bishaka ariko ngira ngo twese dukwiye kuba tubishaka isura y'iyi panel n'ibyavuzwe birerekana ubudasa bw'amateka yacu ukuntu akomeye n'ukuntu harimo byinshi amateka twashingiraho dutera imbere uko dushaka kandi uko twaba tubikorera mpere ku tuntu tumwe hari ibyavuzwe kuri panel byiza cyane n'utundi twagiye tuvuga iruhande twuzuza byiza icyo nashaka kuvuga ngira ngo ibingira niyo wahoze ukomeje kuvuga intashima zitukana zirazite mbisabira ikintu cyoroshye ntimuzatakaze imbaraga zanyu murwana n'ababatuka imbaraga zigiye zijya ku kubaka kwiyubaka ku buryo kugutuka n'uwagutuka ibingana iki ntacyo byagutwara ukabisuzugura wowe ugakora ibyo ugomba gukora icyo kintu numva cyangombwa ukamusubiza mu bikorwa utukana ageraho akaruha akajya mu mateka gusa ikindi bifasha nanone ku panel uko numvise kandi nibyo twari dusanzwe tuzi ariko byatanzwemo ubuhamya ngira ngo nigeze no kubivugaho kare bitari mu magambo arambuye urebye aha muri Kongo y'Iburasirazuba
n'ibyo tumaze kunyuramo mu myaka ibaye ingahe mbese ubu ni 4 ni 5. urebye ibyo tumaze gusiga inyuma yacu kandi bifite ibimenyetso bitanga ubuhamya. Erega hano muri Eastern Congo hariya Goma n'ahandi twateraniwe ho n'isi yose. Isi yose yateraniye ku Rwanda. FDLR na biriya bishamikiyeho byose bavuze, Wazalendo biki, Abarundi, FARDC, South Africa, n'abandi nahitamo kwihorera sinirwa mbavuga. benshi ariko isi yose n'ibintu basanze hariya bahanganye nabyo, byinshi cyane bikomeye, ubona ko byari byo kurwana n'igihugu, kugihungabanya, kugihindura ko bagishaka. Usibye ko banabivugaga noneho umuntu ubundi iyo bivuga udafite ibyo bimenyetso wakwibwira ko ari ugutera ubwoba gusa, ko ari ugukanga abantu, ko ari kugira ngo wenda bibahe imbaraga zindi zo kumva ko ibyo bifuza bagiye kubigeraho. Bazana hari na mercenaries, murabazi benshi banyuze aha ngaha. Guha abanzi inzira ngo ntibanyureho, bakuvire mu ntambara itari iyabo n'ubundi, nabyo umuntu yabishimira izi ngabo zacu zibikora n'abandi ariko byagiye bivugwa n'ibyo muri Gande yavuze yakomojeho n'ibindi. U Rwanda rwo nanone muri ariya mateka duhora turi ku rugamba rwo kubaho ubwabyo, tuzajya duhora ari intambara turwana. Nubwo rero twaba dufite abo batwifuriza nabi batuzengurutse hirya no hino, ijambo ni rimwe: we should always be a step ahead of them. Tuzajya duhora tubari imbere. Ntabwo ni uburenganzira bwacu, ni ubushake bwacu, ariko twamaze no mateka yatwigishije ko twifitemo n'igishobora kuturengera igihe ari ngombwa. Nibyo tuzajya dukora rero, ariko ndabisubiramo kugira ngo byumvikane ko kugira ngo bimere gutyo, imikorere mibi, imico itari myiza, yaba ya politiki yaba yindi yose, dukwiye kuyirinda byanze bikunze. Ibintu by'amacakubiri, erega twavuze iby'amacakubiri, tuvuga Abahutu, Abatutsi, nibyo. Iyo umuco umaze gufata w'abantu guhora bishakamo amacakubiri,
biva ku kintu kimwe bikajya no ku kindi. Bamwe baza bari hano cyangwa mwarabyumvise, ubonye ngo ejo bundi aha abantu babonye ko ibyo amacakubiri y'ayo moko y'abahutu n'abatutsi bidahagije, bajya no muri clans. Hutu n'ubututsi ntibihagije, bajya mu bakono, utari umukono, ibyo mwarabyumvise. Buriya se biriya ni iki rwose? Ariko uko mbyita biriya, ku rundi ruhande ni umurengwe. Erega hari ubwo abantu bakemura ibibazo biremereye nk'ibyo tunyuramo, bageraho babikemuye babona nta bibazo bafite bagahimba ibindi. Buriya ni umurengwe abantu. Ariko nabwo kurengwa muri twe u Rwanda, abanyarwanda, kugira ngo barengwe, njye nibwiraga ko tutaragera aho ngaho. Ubundi abarengwa mu Rwanda ko ruteye, uko tumeze abanyafurika, uko duteye, ujya kurengwa burya biba bivanzemo ibintu byinshi, abakubiyemo ibintu byinshi, harimo n'ubusambo, harimo umuntu yabyita icyo, ariko nta gaciro bifite na busa. Amacakubiri ubwayo pase nta kintu kirimo, nta na busa. Sinzi n'uwaba abifitemo inyungu n'ubyungukiyemo uyu munsi, ejo arabitakaza ibyo yungutse, byanze bikunze. Ubu rero tuzasubiremo, ariko nabyo birasa, ngira ngo ni umuvumo. Ubu tuzageraho, twavuze iby'abahutu n'abatutsi, ariko murabizi ko habaye n'iby'amajyaruguru n'amajyepfo. Amajyaruguru n'amajyepfo ntabwo byari ubuhutu cyangwa ubututsi, ariko urumva ni ugushakisha igitandukanya abantu. Ubwo tubivuyeho, tugiye mu moko yacu y'ikinyarwanda yandi, nayo navugaga. Ejo bizaba ari amadini, ejo bundi babihimba ibyo ari byo byose. Bashaka amacakubiri ntibabura icyo baheraho. Ariko isomo ryo mu macakubiri, sinzi ko hari ahandi ku isi byabaye nk'iwacu hano. Ubwo twaba tukibishakamo iki? Umuntu yaba anabitekereza ngo abivanemo iki? Byose ko twabibonye, ikindi umuntu yaba ashaka cyaba ari iki? Ndabasaba rero ko ibintu no muri bya bindi navuze ngo we have to keep ahead of our enemies, always a step ahead. Ntushobora kubigeraho utekereza amacakubiri, ntushobora. There are no two ways about it. Ushobora kuba utekereza amacakubiri hanyuma ngo uhangane n'ibibazo bikugarije. Ntibibaho, ntibishoboka. Imibare ntabwo ihwana. Things are not adding up at all. Ubu ni ukuvuga ngo ukurikiranye na kimwe, uzi ibyo gishingiyeho, akaba ari byo ukora. Ariko ugiye gushyiramo
ibisenya bya bindi ya mahame bubakiraho ubwo nyine byapfuye. Ni ukubisubiramo rero, nzi ko mubyumva murabizi, n'abajya kwica ibintu nyine abenshi baba bazi icyo bakora, ariko inshingano dufite twese abari hano ni uguhora twiyibutsa, tubisubiramo, byananirana nubwo nyine tugahora duhanganye n'ibyo nabo tugomba guhangana nabo. Ndarangiza mvuga ko imbaraga za buri wese hano, yaba umuto yaba umukuru, izo mbaraga zirakenewe, umusanzu urakenewe kuri buri wese, ariko nta n'impungenge zo kubwira umuntu, zo guhangana no mu magambo gusa, nabyo bikabananira. Basore bahoze ku panora hano batubwiye ibyo guhangana birimo bya bindi muzi nyine, birimo gutakaza ubuzima, ariko ukananirwa no guhangana n'ibyo utari butakazemo ubuzima. Kubwira umuntu uti sigaho, ibyo uvuga ibyo ukora bifite ingaruka mbi ituganisha hariya, byabananira gute koko? Ariko byombi biratureba, ari uguhangana nabyo mu mvugo, mu ngiro, biratureba. Ngira ngo ni rwo Rwanda twifuza, niwo munyarwanda dukwiriye kuba. Ibisigaye ni amahitamo, muzahitamo icyo mwifuza, yaba umuntu ku giti cye, yaba twese muri rusange nk'igihugu. Hari amahitamo tugomba gukora, maze rero mugire imigisha y'Imana.